Guys, mumeze neza, ndizera ko mumeze neza. Ni umwanya mutoya kugira ngo tuganireho gatoya, ariko ndibaza ngo duhora duharanira ko igihugu cyacu kiba cyiza, ndetse we mean our country to be better, like we need our country to be the best. But what are you doing so that you make your country famous or better? Kuko hari agaposite mperutse kubona nshaka ko tuza kukaganiraho mumbwiza ukuri. Abana b'iki gihe, umwana ajya ku myaka 17, 16, 15, 10, ubona hari imyitwarire idasanzwe agaragaza, ku buryo nk'umuntu w'umurezi cyangwa se undi muntu mukuru cyangwa se wize psychology abasha kureba akavuga ati uyu mwana mu myaka 10 iri imbere azaba ari muntu ki, akagira amatsiko bitewe n'imyitwarire umuntu agaragaza cyangwa se uwo mwana agaragaza. Mperutse kubona rero agaposite kavuga ngo abakobwa b'iki gihe ntabwo bagiteretwa n'abasore, ahubwo basigaye bateretwa na base, bivuga ngo bababyaye. Bivuga ngo ukaba uri umugabo w'imyaka cyangwa se umugabo w'imyaka 40, 50, aho ugasanga ufite girlfriend w'imyaka 17, 16. Isi igezaho amafaranga aravuga. Wowe niyo waza ufite utwo turyoshya, I mean words, ariko udafite flow money, bikugora. Ni post yavugaga ngo abana b'abakobwa b'ubu ndaza kwitagenga hasi aho ngaho, like bari kuvuga ngo ntabwo bagiteretwa n'abasore bangana. Hahandi ubona umusore w'imyaka 20 nta kintu yaza avuga by'ukuri, umusore w'imyaka 23 nta kintu yabaza avuga, umukobwa w'imyaka 15, 17, 18, 19, 20 akaba ashaka wari wa mugabo w'umusaza w'imyaka 50, 60 ufite ku mafaranga. Ese wa musore wari wahura n'ikibazo cyangwa se n'iyi case aho girlfriend wawe yaba yaratwawe n'umusaza, cyangwa se wa mukobwa w'utwumva waba warigeze utakaza cyangwa se utera umugongo umusore mwakundanaga kubera umusaza? Tubwire muri comment, utubwire ngo ese uru Rwanda rwacu cyangwa se iyi si yacu muri rusange iragana he? Iyi ni TYR, tuzajya dukomeza tuganira ku ngingo zimwe n'izindi, ariko twibanda cyane ku ngingo zireba society yacu. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KJD TV Rwanda kuri YouTube, hanyuma na hano tuzajya tuba turi kumwe.